Turongeye turabasuhuje bavandimwe, Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndishimye cyane kuba nongeye kubana namwe, ndumva nuzuye umunezero mwinshi cyane ku bantu duhurira kuri uru rubuga tuganira ijambo ry'Imana. Dukomeje rero kugenda turebera hamwe incamake z'ibitabo byose bigize Bibiliya yera. Abantu benshi bari gukunda ibindi bintu bitari Bibiliya, kandi nta kindi kintu kibaho kuri iyi si cyaruta Bibiliya. Nta kibaho kuri iyi si rwose, ntacyo, kuko Bibiliya niyo buzima bwacu. Ubwo umuntu Bibiliya atari bwo buzima bwe, ni nkaho nta buzima afite. Hanyuma uyu munsi nishimiye ko tugiye kurebera hamwe incamake zigize iki gitabo cya Esiteri. Mwari mugitegereje muri benshi, twari tugitegereje turi benshi. Ese iki gitabo cya Esiteri kivuga ibiki mu ncamake? Kitubwira iki? Amateka yacyo ni ayahe? Bimeze bite? Nibyo tugiye kurebera hamwe mu ncamake. Tubahaye ikaze. Iki gitabo kitubwira inkuru yagambiriwe gutsemba abayuda bose ku ngoma ya Ahasuwerusi, umwami w'Ubuperesi. Nuko uwo mugambi waburiyemo. Nanone kandi kitubwira inkomoko yo kwizihiza umunsi wa Purimu. Iki gitabo ntabwo kivuga Imana mu mazina. Tukiri aha, hari ikibazo najyaga numva abantu benshi bajyaga bakunda kubaza, ngo ntituvuge igitabo kitabamo ijambo Imana. Ni iki ngiki rero cya Esiteri? Ese ni ukubera iki kitarimo ijambo Imana? Ni ukubera iki? Iki gitabo ntabwo kivuga Imana mu mazina, ariko gutabarwa kwayo ni ryo jambo nyamukuru. Wenda ahari kudashyiramo amazina y'Imana byarindaga umwanditsi, kuko inkuru ivuga ku by'Abayuda bahisemo kuguma i Buperesi na nyuma y'uko bahawe uburenganzira. Ni ukuvuga ngo hano, kuko inkuru hano, impamvu iki gitabo kitagaragaramo ijambo Imana, bavuga ko ahari byarindaga umwanditsi, kuko iyi nkuru yanditse ivuga ku Bayuda bahisemo kuguma i Buperesi na nyuma y'uko bahawe uburenganzira bwo gusubira iwabo. Uko bimeze kose, igitabo cyerekana Imana iri mu kazi, irinda abantu bayo, bigatuma habaho inkuru ishimishije kandi iteye amatsiko. Inkuru ubwayo itangirana n'igihe cy'amezi 6 y'umwami, kugaragaza imbaraga ze. Igihe umwamikazi yangaga kumvira umwami, yarasenzwe bashaka undi. Hano muramwibuka ko ari Vashiti. Umwami yahamagaye, yarangiza akanga kuza. Esiteri aba ari we utoranywa, ariko umwirondoro we nk'umuyudakazi barawuhisha cyangwa se bawuhisha umwami. Moridekayi, ise wabo wa Esiteri, akiza umwami bamugambaniye, ariko Hamani umunyarukiko akajya yanga Moridekayi kuko atamupfukamiraga. Ibyo bituma ashaka kurimbura Abayuda bose.
Esiteri ariyanga cyangwa se arihara kugira ngo agaragaze ububi bwa Hamani, kuko umwami ari nabwo yamanikwaga ku giti. Abayuda bakihimura ku banzi babo. Imana yacu rero ni Imana ihindura amateka. Hano Moridekayi bikimara kumenya ko ari we wigeze kuburira umwami, Moridekayi azamurwa mu ntera, hahita hatangira umunsi wa Purimu, kujya bibuka ugutabarwa kwabo uhereye uwo munsi. Iki gitabo cya Esiteri mu ncamake ni ahangaha twagisoreza, ariko Imana yacu ni Imana ihindura amateka, ni Imana ishobora kunyuranya n'ibitekerezo by'abantu, umuntu akabona agufiteho ububasha bwose, ariko Imana ikaza kubihindura ku munota wa nyuma, ikiyerekana, ikerekana imbaraga zayo, ikerekana ko ari Imana ikomeye. Imana rero twizeye ni Imana ikomeye cyane, ntabwo ari ikigirwamana, ni Imana ishoboye ibintu byose, ni Imana ihindura amateka, ni Imana ikomeye ku buryo tutabyumva, ku buryo tutabishyikira. Imana ifite ubushobozi bwo gukora ikintu cyose. Imana rero dukomeze tuyizere, izaduhindurira amateka, kandi Imana izatugirira neza nk'uko yahinduye aya Esiteri, igahindura aya Moridekayi, n'ayawe yayahindura, kandi bikamenyekana ku musozi utuyeho, bikamenyekana aho uri ko ari Imana ikomeye kandi ko ari Imana ishoboye byose. Hanyuma incamake z'iki gitabo twaba tuzisubikiye aho ngaho, cyangwa se tuzisorejeho, hanyuma tukazakomerezaho. Ibitabo by'ubuhanuzi turabirangije, hanyuma ubutaha tuzatangirana n'ibitabo by'ubwenge bitangizwa n'igitabo cya Yobu, dukomeza kurebera hamwe ibitabo byose ko ari 66 bigize Bibiliya. Mukomeze mudufashe, mukomeze mudutere inkunga. Ibi bintu ntabwo biba byoroshye, narababwiye ngo iby'Imana nta muhanga wabyo, ntabwo navuga ngo ndabizi, ngo ndakaze, ngo nzi ubwenge mu by'Imana, ngo narabyize. Ntabwo nabyize, kuko kubyiga yenda nkashima iyo umuntu yavuga ngo yayize, yayimenye, akagenda agakora, usibye ko nayo ashobora kuyiga nayo yagerayo bikamucanga, ariko iby'Imana byo ni byo kwitonderwa, nta muhanga muri byo. Niyo mpamvu mba nkeneye inkunga yanyu, mba nkeneye ibitekerezo byanyu, inkunga yo mu buryo bw'amasengesho, inkunga mu buryo bw'ibitekerezo, n'inkunga yo mu bundi buryo bwaba ubw'amafaranga, kugira ngo dukomeze dukore umurimo w'Imana. Ibyo byose byakomeza kudufasha, hanyuma mukomeze mugubwe neza. Hari akantu nshorejeho nshyiramo akantu ngo amafaranga, ariko amafaranga iyo yashyizemo abantu benshi bahita imitima yabo ihita isubira inyuma. Njya nkunda kubibona no mu nsengero, iyo hajemo akantu harimo izina ngo amafaranga, niyo baba batayabatse uhita ubona hari ukundi bigenze. Ariko ntabwo naje kuyabasaba, ahubwo naje kubasaba inkunga yo kugira ngo dukomeze dufatanye, duteze ubwami bw'Imana imbere. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mukomeze kubana natwe turi kumwe namwe. Ciao.